Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndizera ko mukomeje kunogerwa n'intangiriro z'umwaka wa 2024. Akaba ari umwaka rero twinjiyemo Uburusiya bumurika intwaro nshya, harimo drone yateye ubwoba abanyaburayi n'inshuti zabo. Reka tuze tuyigaruka ariko tunarebe n'udushya abarusiya bakomeje guhanga ku rugamba ndetse no mu nganda zabo z'intwaro, ariko turanarebera hamwe n'ibikomeje kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Abasirikari benshi ba Ukraine batawe muri yombi ahangaha mu gace gaherereye hafi ya Marinka, muzi iherutse gufatwa n'abarusiya. Ibyo byose turaza kubigarukaho tugere no muri Bakhmut, mu nkengero za Bakhmut. Ndumva mwari muhakumbuye, turaje tuhaganireho. Mwibuka ko mu kiganiro tuba turi kumwe na KDB. Yes, rero nk'uko mubizi iyi ntambara ya Ukraine yazanyemo udushya twinshi cyane, ndetse ihindura n'uburyo bw'imirwanire, ihindura n'uburyo twumvagamo intambara, ku buryo ubungubu intambara zigiye gukurikiraho ku isi ziri gukorwa mu buryo butandukanye n'intambara za kera, ku buryo usanga ari intambara zuzuyemo ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence, kuko urebye intwaro ziri gukoreshwa ni intwaro zimeze nk'aho zifite ubwenge bw'abantu, ni intwaro zimeze nk'aho zitekereza mu by'ukuri urebye uko bimeze. Ahangaha rero tugiye kuganira kuri drone y'abarusiya bita Izdeliye 55, bayita Izdeliye 55. Iyi drone rero nk'uko mubizi ije ikurikira izindi nyinshi cyane. Urugamba rwo muri Ukraine rwatangiye, uburyo Crimea yafashwemo ni uburyo busanzwe bw'imirwanire ya kera, uburyo aba baseparatiste bakomeje kurwana muri Donetsk na Lugansk, nabyo ugasanga ni imirwanire n'ubundi ya kera yo gukoresha ibifaro, abasirikari, intwaro zisanzwe. Ibintu bikaba byaraje guhinduka ubwo abarusiya batangizaga ibitero byabo byagutse kuri Ukraine, ubwo Ukraine yifashishaga cyane drone bita Bayraktar z'abanyaturukiya. Izi drone akaba ari drone zasenye intwaro nyinshi z'abarusiya. Ndumva video zarazengurutse cyane, kubera ko n'amateleviziyo menshi tureba yari yishimiye kwerekana izo video. Numva buri wese yaragize amahirwe yo kubona izo video, aho Bayraktar zari zirimo zirakora agashya ku mirongo y'urugamba. Icyo gihe rero abarusiya byakomeje kubabera ikibazo gikomeye cyane, kubera ko abarusiya bagiye muri development ya za misile, kuko bumvaga ko bahanganye na NATO. Intambara bazarwanamo na NATO bakayitekereza nk'intambara izasaba misile zirasa kure, misile ziremereye cyane, ariko bibagirwa ko bashobora guhura na NATO muri proxy war, mu cyitwa proxy war nk'iki ngiki kiri kubera muri Ukraine, aho NATO itanga intwaro zose zishoboka kugira ngo Ukraine itsinde abarusiya cyangwa se ibananize. Ibyo rero byarenze ku barusiya, bituma intambara bayinjiramo ku ikoranabuhanga rya za drone, nicyo bita electronic warfare. Mu by'ukuri abarusiya bari hasi cyane. Icyo ngicyo rero cyaje gutuma abarusiya bitabaza, kuko bari bakeneye drone mu buryo bwihuse kugira ngo bigaranzure ibyo bitero by'abanya-Ukraine. Murabyibuka ko bahise bazana Shahed zo muri Iran. Shahed zo muri Iran zikaba zaraje zihindura ibintu ku buryo bwatumye Bayraktar z'abanyaturukiya zitakivugwa uyu munsi. Mu by'ukuri zavuzwe mu gihe cya mbere cy'intambara, ariko kuri uyu munsi ntabwo ushobora kumva havugwa Bayraktar z'abanyaturukiya, ubwo hari utwo tudrone dutoya abanya-Ukraine bagenda bikorera, hakabaho ariko n'izo misile bahabwa n'abanyamerika, bahabwa n'abongereza n'abafaransa. Ibyo rero byatumye abarusiya basubira mu nganda zabo, bajya mu nganda zabo, ko murabizi bafite abahanga benshi cyane mu nganda z'ibijyanye n'ibya gisirikari. Ahangaha bakaba barahise bakora drone yihuse, akaba ari drone ya mbere yaje ku rugamba imeze nk'aho ifite ubwenge bukorano. Akaba ari drone yaje imeze nk'aho uyituma, icyo uyitumye noneho ikacyishakira, yakibona ikakirasa. Iyo ni drone bita Lancet, murayizi.
akaba ari nayo drone imaze gusenya ibikoresho byinshi cyane by'abanyaburayi, ibifaro byinshi bya NATO byatangiye contre offensive. Buri abanya-Ukraine bagiye gutangira contre offensive yabo, abarusiya baramaze kugeza lancette ku rugamba. Iyi lancette niba mubyibuka niyo yamenaguye ama Leopard, ama Bradley, ibifaro byose by'abafaransa. Ibyo bintu byose byagiye bikorwa n'izi drone bita lancette. Icyo gihe rero abarusiya mu kuzana lancette ariko bazanye n'ikintu bita aricyo navugaga bita electronic warfare, aho bafata ibikoresho bishobora gutuma izi drone n'izi misile babriya network yabyo. Ni ukuvuga ngo babibuza GPS ku buryo bitamenya direction byari bigiyemo, bakabibuza gukomeza gucommunicatinga n'uri kubikoresha. Icyo ngicyo rero nicyo kintu bakomeje guteza imbere, gukomeza kugabanya ko izi drone zijya ku rugamba mu by'ukuri ziri gukoreshwa n'umuntu, kubera ko izi briyari uburyo zikora zirabanza zigakupa network ku buryo n'uri kuyikoresha akayibura nayo ubwayo iri mu kirere ikabura GPS, ikabura address, ikabura ikintu na kimwe yakwerekezaho. Ibi rero nibyo abarusiya baje kwifashisha mu kuyobya drone nyinshi z'abanya-Ukraine no kubuza abanya-Ukraine gukomeza gukoresha izi misile, uko nyinshi zagiye ziteshwa umurongo hakoreshejwe kuzibuza kuba zagira imirongo ya GPS, bakayiburiya ku buryo ibi bifaru biza nako ibi bisasu biza bikabura aho bijya, bimwe bikagwa mu mashyamba hirya no hino. Amadrone agenda agwa mu mashyamba, mugenda muyabona amafoto hirya no hino. Ibi rero nta kindi ni electronic warfare, akaba ari cyo kintu rero abarusiya bamaze guteraho imbere cyane ari nayo mpamvu ngo tugiye kuganira ku cyitwa Kalashnikov. Murayizi ni intwaro izwi cyane y'abarusiya AK-47. urumva iyi ntwaro rero akaba ari intwaro izwi cyane, yarwanye ku isi mu ntambara zose guhera mu gihe cy'intambara y'ubutita. Urebye intambara za Vietnam, intambara za Korea, izi ntambara zose ni intwaro yakunzwe cyane n'abasirikari n'uyu munsi bakifashisha, ndetse n'abasirikari benshi bakunze cyane ku rugamba kuko ari intwaro idateza ibibazo. Iyi Kalashnikov rero yahise ikomeza rwahise ruba uruganda rukomeye. Nubwo Kalashnikov yari umuntu wahimbye intwaro, ariko byahise bivamo uruganda rukomeye rukora ibya gisirikare. Akaba ari rwo ruganda rwamuritse iyi drone, kuko ubu tuvugana irimo gukora akazi muri Ukraine, imereye nabi. Abasirikari ba Ukraine babuze uburyo bahangana nayo kuko barashiduka ibagezeho. Iyi drone rero ikaba yitwa Izdeliye 55, yakozwe n'uruganda Kalashnikov narimaze kubasobanurira. Ikaba yaramaze kugezwa mu maboko y'ingabo z'Uburusiya, ndetse ubu tuvugana ikaba iri ku mirongo y'urugamba. Tugiye kuganira rero ku dushya twayo, ndetse n'icyo irusha lancette, kuko ni lancette mu by'ukuri ivuguruye, yongereyemo ikoranabuhanga. Iyi ni drone ipima ni drone ishobora kugenda distance y'ibirometero 50. Aho ngaho murumva ko ni drone ikoreshwa ku mirongo y'urugamba, kuko imirongo y'urugamba urebye hari ligne de contact, cyangwa se aho abasirikari bahurira ku rugamba bacakiranye, ariko hakabaho n'icyo bita mu gifaransa ngo base arrière, aho mu biki ibikoresho mugira gute. Ibyo byose biba biri muri iyi mirongo y'ibirometero 50. Iyi drone rero ikaba ari drone ikoreshwa ku mirongo y'urugamba. Ishobora gutwara igisasu gifite ibiro 5. Akaba ari drone nanone idahenze cyane, kubera ko iri ku giciro hafi kimwe na lancette, kuko imwe iba ifite agaciro k'ibihumbi 30 by'amadolari. Tugeze rero ku dushya tw'iyi drone, izindi drone zidafite haba ndetse n'iz'abanyamerika. Iyi drone ikintu cya mbere gikomeye ifite, itanga amashusho ari full HD.
ni ibintu bitandukanye n'amashusho dusanzwe tubona ya drone. Mujya mubona amashusho ya drone aba ameze nka za kamera za nijoro cyangwa iki, kubera ko ziba ziri hejuru cyane. Rero bavuga ko viziyo ya kamera z'iyi drone ziri ku rwego rwo hejuru, ku buryo zitanga amashusho ari full HD. Abazi iby'amashusho murabyumva. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuri izi drone. Ikindi kintu kiremereye cyatumye iyi drone, kuko ibi byose maze kubabwira, kugenda ibirometero 50, kuba yatwara ibisasu bipima ibiro 5, murumva ko nta kintu kirenze yari yarusha izindi drone ziri ku rugamba nka za Lancet na za Shahed n'ibiki. Ikintu rero nari maze kuvuga izirusha ni kimwe, ni iyi viziyo yayo cyangwa se izi kamera zayo zitanga amashusho agaragara neza. Hakiyongeraho rero kimwe twitaga electronic warfare. Iki kintu nicyo kintu kigezweho ubu ngubu ibihugu byinshi bigiye kujya mu buryo bwo guteza imbere, uburyo bwo kubuza imirongo za drone z'umwanzi cyangwa se za misile z'umwanzi, cyangwa se ibisasu byose byaguterwaho bikaza bikoresheje biri kugendera ku mirongo ya GPS cyangwa se bifite network runaka birimo gukoresha. Icyo gihe rero intwari ikomeye yo kubyirinda niyo network, iyo briar yo kubriya network yabo, ku buryo batakaza network, bagatakaza imirongo ya GPS, ibyo bisasu byabo bigata imirongo. Mujya mubona na drone z'Abanyamerika zafashwe n'Abanya-Iran, ku buryo nabwo wabwibazaho, tuzabigarukaho. Iyo rero ni ikoranabuhanga Abarusiya bamaze guteza imbere, bakaba bateje imbere iyi drone ikaba ntishobora, ni ukuvuga ngo nta system n'imwe yo kubriya network ishoboka kuri iyi drone, kuko n'Abanya-Ukraine nabo bafite system zabo zibriya network y'amadrone y'Abarusiya zihangana nabo. Iyi drone rero yaje, iyi ngiyi Izdeliye 55, amazina abagoye, Izdeliye 55. Iyi drone ni drone idashobora guta umurongo. Ni ukuvuga ngo iyo uyitumye ikintu, nta kintu adversary yakora ngo ayibuze network, ngo ayiteshe GPS nkuko twabivugaga, cyangwa se ngo ayibuze connection n'abayikoresha. Abahanga rero bavuga ko ibi bintu bishoboka, ariko bikaba bishoboka mu gihe ugabanyije kuba iyi drone yakoreshwa n'umuntu. Ni ukuvuga ngo kugabanya communication iyi drone igirana n'abayitumye. Ibyo nibyo bituma abashobora kuyibriya badashobora kubriya network yayo. Bigenda bite rero? Niyo mpamvu navuze ngo izi drone zirimo ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence. Ni ukuvuga ngo iyi drone irahaguruka, bakaba bayihaye ibyo igomba gushaka, yabibona igahita iturikana nabyo, kuko ni drone iri kamikaze ariko ifite n'ubushobozi bwo kuba yarasa ikagaruka. Iyi drone rero ikintu ifite nuko iyo igiye, ntabwo uwayitumye akomeza kuyikoresha no kuyikatisha. Yo iragenda igakora patrouille, yabona icyo bayitumye igahita ihwana nacyo. Icyo rero kiyigabanyiriza cyangwa kiyikuriraho kuba umwanzi yabriya network yayo. Hakaba harimo n'irindi koranabuhanga nyine benshi baba batashatse kuvuga n'ibiki, ariko numvishe abavuga ko n'izi misile nyinshi zigezweho ubu ngubu zifite ubwo buryo bw'imikorere ariko buri hasi cyane. So mu gihe ari drone rero ifata amashusho neza, nkuko twabivuze amashusho ari HD, iragenda ikareba neza, ikareba icyo bayitumye, ibigifite igahita ikirasa. Niho isi igeze uyu munsi, nizo ntwaro tugezeho uyu munsi. Hehe na bya bindi byo kugura za kajugujugu z'ibihumbi z'amamiliyoni y'amadolari, kugura ngo za migi z'amamiliyoni y'amadolari. Intwari igezweho ubu ni drone. Intwari igezweho ubu ngubu ni anti drone, reka mbyite gutyo, izo kuko izo briar wazita anti drone cyangwa se anti missile, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, ibyo rero akaba ari ibintu wavuga ko kuri uyu munsi n'abasirikari ba Ukraine byabacanze, kubera ko urebye ibyo abasirikari bari ku rugamba ba Ukraine barimo kuvuga ko iyi drone byabananiye kuyikontorora, barimo kubona bakabona ibagezeho, kuko ifite umuvuduko,
ikindi kandi ntabwo ushobora kuyiburira, binavuga ko no kuyidetekita biragoye cyane. Iyo drone rero nk'uko muyibona aho ngaho ni iyo ngiyo igiye gukora amabara muri Ukraine. Tutarava aha ngaha muri Ukraine cyangwa se tutaraza mu mirongo y'urugamba uko bimeze, tubanze tunasimbukire kuri uru rugendo rwa Zelensky umeze nk'aho ari gukora urugendo rwo gutera ubwoba ibi bihugu by'ababalti. Arababwira ati biragaragara ko murimo kuvuga ko ntashobora gutsinda Putin, biragaragara ko ndimo gutsindwa intambara n'Uburusiya, ariko mumenye ko Uburusiya ntabwo buzagarukira kuri Ukraine. Uburusiya nibumara gufata Ukraine, ibihugu bizakurikiraho Lithuania, Moldavia, Estonia, avuga ko ibi bihugu byose bishobora gukurikiraho muri gahunda z'Abarusiya cyangwa se mu gahunda z'ibitero by'Abarusiya. Ibi rero akaba ari ibintu Zelensky arimo kuvuga asaza imigeri kugira ngo arebe ko ibi bihugu byakomeza kumufasha nk'aho byifasha, kuko arimo kubitera ubwoba abibwira ati Putin azagera aho ngaho ahita azagera hano ahita anakomereza aho ngaho. Ibyo bihugu rero ibyinshi bikaba byamaze kubona ko iyi ntambara Zelensky atazayitsinda, bikaba bitangiye kureba uburyo byagenda biva muri iki kibazo buhoro buhoro. Nk'uko twabibonye, murabizi ibihugu cyane cyane byari close cyane na Ukraine, harimo izi za Pologne byagiye bivamo, n'ibihugu byinshi bya Hungary, ibihugu byinshi bimaze kuvamo. Ikindi navuga nuko muri uku gutsindwa intambara muri Ukraine hari ikibazo gikomeye cyane cya mobilisation. Hakaba hari itegeko rishya ririmo gushyirwa mu nteko ishinga amategeko, ryatanzwe na Minisiteri y'Ingabo, risaba ko mobilisation, ubundi muri Ukraine bari bagerageje, baheraga ku myaka 27 kuzamura mobilisation yabo yo gushyira abantu mu gisirikare, kuko bavuga ko bashakaga kurinda urubyiruko kuba rwakwinjira narwo mu ntambara. Ukraine ikazisanga nta n'urubyiruko ifite. Uyu munsi rero itegeko rishya ririmo kuza n'abanya-Ukraine benshi batarimo kwishimira. Urebye amavideo arimo gusohoka, hari nka video yasohotse iyo video yafatiwe muri Odessa. Ni video abasirikari bahagarika bisi bakaza gukuramo umwana w'umuhungu ufite imyaka 26 gutyo, bisi yose ikamurwanira, abasirikari bakabura icyo bakora, uwo muhungu akaguma muri bisi. Icyo ni ikintu cyerekana ko abanya-Ukraine ntabwo bemera iyi mobilisation irimo gutegurwa. Ni ugutegereza tukareba niba izaca mu nteko ishinga amategeko y'abanya-Ukraine. Ikindi wavuga nuko hari ibihugu bigikomeje guhanyanyaza bishaka gukomeza gufasha Ukraine gukomeza kwirwanaho, niko navuga. Ahangaha turabona ko Rishi Sunak, uyu nguyu uyobora Ubwongereza, arateganya gusura Kiev, aho azahagera agasinyana amasezerano menshi na Zelensky mu by'umutekano, byo ko bazajya batoza abasirikare ba Ukraine, ko bazabafasha mu guteza imbere inganda zabo za gisirikare, ndetse bikaba binavugwa ko uyu Rishi Sunak ashobora kuhava abahaye biliyoni 2.5 z'amadolari. Tuzareba turebe ibyo ari byo. Bakavuga ko ari package izaza mu nkunga y'ibya gisirikare. Ubwo ni ukongera gutanga izindi ntwaro zituma urugamba rukomeza, kuko benshi baravuga bati aba banyaburayi n'abanyamerika barimo kugambanira umuturage wa Ukraine, kubera ko ibi byose tuvuze Abarusiya bamaze kugeraho, icyo bita microchip cyangwa se semiconductor nk'uko babivuga mu Gifaransa. Ibi bikoresho byose Abarusiya barimo gukoresha muri iri koranabuhanga bari kubigura mu nganda z'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Ibyo rero ni ibikwereka imikino itari fair ku muturage wa Ukraine, bikwereka akagambana umuturage wa Ukraine akomeje kugirirwa, ariko isi yose ikaba ikomeje kugenda ibibona. Ahangaha rero nahoze mbona urugamba rukomeye cyane muri Bakhmut. Murabyibuka Bakhmut yafashwe kera cyane, ifatwa na Wagner Group. Ahangaha rero mu nkengero za Bakhmut ni kure cyane, ni nko mu birometero 20 uturutse muri Bakhmut, bahita Chasiria. Ahangaha niho hari ibirindiro by'abanya-Ukraine
hagati yabo n'Abarusiya hakaba harimo ibirometero 20, akaba ariho barimo gukoresha barasanaho ibisasu. Biravugwa ko rero ko Syria iri hafi kugwa mu maboko y'Abarusiya kubera ko ibitero byabo biturutse muri Bakhmut bikomeje kuba byinshi ku buryo n'abasirikari ba Ukraine bahari wabonaga ko ibintu byabarenze. Ikindi kandi wamenya ko murabizi Marinka yarafashwe n'Abarusiya mu gihe cyashize, ariko mu nkengero za Marinka intambara irakomeje. Hari abasirikare rero ba Ukraine bafatiwe aho bita muri Georgivka ni mu nkengero za Marinka. Hakaba hafashwe abasirikari benshi cyane ba Ukraine bari barinze aka gace, bose bakaba bafashwe. Nabonye video yabo abasirikari b'Abarusiya barimo kubabaza ati commanders, barimo kubabwira ati commanders banyu babatereranye ku rugamba, bakababaza ati Zelensky niki, bakamutuka ibitutsi byinshi cyane. Zaruzhny niki, nawe bakamutuka ibitutsi byinshi cyane ntasubiramo hano kuri podcast. Ariko nyine ibyo nibyo ku rugamba no gushinyagurirana kw'abasirikari baba bafasha abandi, ariko nikikwereka ko aba banya-Ukraine intambara ikomeje kubagora. Tugarutse kuri icyo ngicyo rero cya mobilisation twavugaga, mobilisation impamvu igiye kumanuka ikajya ku myaka 27, murayizi mwese. Abasirikari ba Ukraine barashize ku rugamba, abandi barakomeretse. Nta kundi kuntu babigenza atari kumanura iyo myaka ya mobilisation, noneho bagahiga abantu hose mu mazu, mu mihanda, mu mabisi, ku buryo ufite icyangombwa kiriho iyo myaka ntabwo uzajya ubacika, cyangwa se unafite igikuriro uzajya wisanga bagutwaye. Ni nako hari na unité z'abagore zirimo gutozwa nyinshi cyane. Abagore batangiye kwinjizwa ahangaha mu gisirikare, usibye ko bitangira amakuru avuga ko ari aba volontaire, ariko sibyo. Hari abashyirwamo ku ngufu, hari abakurwa mu maprizo, hari abafatirwa mu byaha bitandukanye bagahita babajyana aho ngaho mu masantere iyo batorezamo. Ntabwo ariko bose baba bagiyeyo babishaka, kandi ikintu kiri kugaragara nuko abaturage muri Ukraine bamaze kurambirwa intambara. Ntabwo bifuza gukomeza gushyira abantu babo muri iyi ntambara, babona ko batazatsinda. Nari maze kubabwira rero muri Marinka, mbabwira muri Bakhmut, ariko ni nako intambara n'ubundi ikomeje muri Avdiivka, mu nkengero za Avdiivka. Abanya-Ukraine bakomeje guhangana n'Abarusiya, naho ni ugukomeza tukareba uko bizagenda bigenda. Ariko ikintu kigaragara nuko mu minsi iri imbere ikarita y'agace Abarusiya bafite igiye kwiyongera cyane. Iyi ni Waka Waka podcast rero. Reka tuze noneho twinjira mu nyanja y'umutuku, ahangaha aho ruzingiye Abahouthis bahanganye n'Abanyamerika n'inshuti zabo, aho Uburusiya bwatumije inama y'umutekano muri Loni. Bakaba batumije inama y'umutekano kuri uyu wa gatanu, ikaba igomba guterana iganira cyane kuri ibi bibazo bishobora guturuka muri ibi bitero Abanyamerika bakoreye muri Yemen. Reka tuze mu kiganiro gikurikiraho. Iyi ni Waka Waka podcast.